hanyuma kwanda Yes. uwo muvugo w'ubunyarwanda burambera niwo muvugo waba ufite wonyine cyangwa hari undi muvugo waba ufite? Hari undi ifite witwa iminsi n'imitindi. Yes. Iyo minsi mitindi waba warawuhimbye igitekerezo giturutse he? Igitekerezo cyaturutse ku byo nabonye, shingira ku bantu nabonye no ku byo mbona ku isi, nuko ibihe bigenda bihinduka, mpita mpera ko nandika uwo muvugo. Ngaho tuguteze yombi n'abakurikiye Hori Iwacu TV baguteze amatwi. Iminsi ni imitindi, ndasiganwa n'inzara n'inyota, urupfu narwo rongera amajanja, bambonye tubundi wajyaga hehe, ubundi utavuka ngo uze ku isi. Iminsi ni imitindi, iminsi ni imitindi, umusirikare ntawe wabonye umwana yanga nyina nawe akanga umwana. Buriya iminsi ni imitindi, iminsi ni imitindi, uwari ukennye arakira, iminsi ni imitindi, uwari ukize arakena, agatega ibiganza agasabiriza, nyabusa buriya iminsi ni imitindi. Iminsi ni imitindi, ujye wicara uhanze amaso, kuko buriya turasana nayo tutagerura, kandi nimba mbeshye mu nyomoze, namwe nimubeshye kibanyagishe. Iminsi ni imitindi, iminsi ni imitindi, iminsi yanyambuye ababyeyi, iminsi yanyambuye abavandimwe, iminsi yateye jenoside. Buriya iminsi ni imitindi, iminsi ni imitindi, iminsi dushajisha ukogosha agahinja kakamera nk'agasaza. Iminsi ni imitindi, yatumye abana bazana uruhara, abantu bakiri abana bakaza n'imvi. Nyabusa buriya iminsi ni imitindi, iminsi ni imitindi. Muri iki gihe ibintu byarakaze, ikintu cyose ni ukujya ku isoko. Nyabusa buriya tese nuko Adamu na Eva baje gukora bya bindi, ariko buriya iminsi ni imitindi. Iminsi ni imitindi mu buzima bwa rusange. Buriya abantu turi karisa, tukiswera, tukinyaza, turicumitira kwihwanya, turavuga ibitavugwa, tugakora amarorerwa. Iminsi ni imitindi musirikare, iminsi ni imitindi, inzara irabica bigacika, turakora ibidakorwa, tukavuga ibitavugwa. Iminsi ni imitindi, iminsi ni imitindi, yadushyize ahaga. Iminsi ni imitindi, yateye amatage. Iminsi ni imitindi, yatumye dushwana, ituma dutana. Iminsi ni imitindi, yaba itateraga ibibi byose nabonaga ngo wa wundi yishongora agakora amabi. Buriya iminsi ni imitindi, iminsi ni imitindi musirikare. Iminsi ni imitindi, mukobwa ushaka wacisha make uragenda ukaraga ikibuno, ariko mu minsi mike ya buriya cyari bishobora kukibaza. Ntihamenye yuko ari we n'aba basore bajyaga bakuvugisha ntibangire kukuvugisha. Iminsi ni imitindi, iminsi ni imitindi musore. Iminsi ni imitindi, ntushukwe n'ifiyeri ry'abakobwa ngo nawe uri murarya ibyana bagushuke, shukusa amarusa rusizoro we matenuti isura. Buriya iminsi ni imitindi, iminsi ni imitindi, urifunga icyangwe, ariko mu minsi iri imbere ubukene bushobora kuza, bya bindi byose ntibibe bikiboneka, cyangwa se ukarwara n'indi ndwara yabiguhuza, kuko buriya iminsi ni imitindi, umuntu ategera akazaza ejo. Iminsi ni imitindi, iminsi ni imitindi musirikare. Ubyemere cyangwa ubyange, ibyo ngibyo si inyungu zanjye, gusa icyo nzi cyo, iminsi ni imitindi. Jya murakoze, igisigo cyane cyari icyo ngicyo. Yewe mwari muri kumva kugeza n'ubu ngubu ni Kwanda. Ubwo icyo ngicyo ni igisigo cya kabiri, gusa mfite n'ikindi gisigo cyitwa iyo nka. Yes. Aha, iyo nka. Ariko mbere yuko twumva iyo nka rero, hari ahantu ugeze uravuga ngo turiswera, tukinyaza, none ko mbona imyaka ari mike, ese umuntu ibijyanye no guswera no kunyaza hari icyo biziho? Oya, ibyo ngibyo ari ikintu bita mu myandikiro tugiye kwandika utunoza nganzo. Kuba wabivuga ntabwo ariko kubikora. Yes. None se ko hari igihe umuntu avuga ikintu nk'icyo bakavuga ngo ni umunyamafuti, uba wumva nta kibazo waba ufite yuko uzajya ucana bakakwita umunyamafuti uvuga ibifuti nk'ibyo? Wapi? Oya, bitewe ibyo ngibyo bitewe n'ukuntu umuntu yacyumvise. Ushobora kumva ikintu ukumva icyo umuntu yashatse kuvuga. Abwirwa benshi akumva beneyo cyane rwose. Ngaho rero ongera utugezeho iyo nka